Imivumo ni karande zikurikirana mu miryango, ubukene, indwara zidashira, gutandukana ku miryango, harimo divorce, urupfu rutunguranye, ibyo byose ni karande cyangwa se imivumo y'imiryango. Nshuti mukundwa, ndagusuhuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Umwami Imana nabane nawe. Ndagushimiye wowe tubane iteka, wowe wahisemo neza kubana nanjye, Imana iguhe umugisha. Ndagusaba niba utari wakora subscribe kugira ngo uyikore uyu munsi, kugira ngo tubane hamwe mu bihe byiza byo gusenga Imana. Rero imivumo ni iki cyangwa se karande ni iki? Karande cyangwa se imivumo uko nyisobanura ni gutya. Imivumo ni igihe usanga umuryango waragiye ukorera ibigirwamana, wamara gukorera Imana ibigirwamana, bityo bigatuma Imana irakara ikababara, ugasanga irabavumye umuvumo ukomeye. Aho muri Bibiliya ibice 20 umurongo waho wa 5 havuga ngo ntukabyikubite imbere, ntukabiramye, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Murabona gukenerwa kwa base kugeza ku buzukuru n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuru babo n'ibihe ibihumbi. Imana ishimwe. Ngo murabona gukenerwa kwa base kugera ku banyanga, abakora ibigirwamana, abasenga izindi mana, ngo ntukabyikubite imbere, ntukabiramye. Rero umuvumo ni igihe watambikiriye ukananirwa gukorera Imana yawe, bigatuma Imana iguhanisha cyangwa se kuvuma wa muvumo uyu nguyu tubona. Uwo muvumo rero bishobora kukubaho atari wowe wabikoze, ahubwo byarakoze umuryango wawe, mama wawe cyangwa se sogokuru wawe. Kuko biravuze ngo abana gukenerwa kwa base kugera ku buzukuru, ubuvivi n'ubuvivure bw'abanyanga. Rero umuvumo ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma rero karande ni ikintu usanga kiba cyo mu muryango, ugasanga umuryango ufite imbaraga z'uruhererekane, kwizengurukaho, kwisubiraho, aho uzasanga ubukene bwinshi bukabije, kutumvikana byo mu miryango, inzangano zo mu miryango, amakimbirane bikavamo gutandukana, hakabaho urupfu, impfu zitandukanye, gukenyuka. Ibyo byose ni ibintu biba ari karande z'imiryango. Rero mwene data, hari icyo Bibiliya ibivugaho ibi bintu. Iyo usomye mu gutegeka kwa 2:28, gutegekwa kwa 2:28, reka turebe twumve icyo hatubwira. Gutegekwa kwa 2:28 haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Imana Uwiteka Imana yawe. Uzagira umugisha mu mudugudu uzawugirira no mu murima. Uhazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'imitungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitega cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe. Bazaca mu nzira imwe bagusanga, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uyu ni umugisha uzaza ku bantu bakorera Imana cyangwa se bumvira Imana, badafite ibigirwamana.
mwene data rero icyo ugomba gukora nimba warisanze muri izo mbaraga z'imiryango, imbaraga z'imivumo, imbaraga za karande, hari icyo ugomba gukora, ni uko ugomba gusenga ugasenya imivumo. Iki cyumweru ushaka ko tuzasenga tugasengera ikintu bita imivumo. Umunsi w'ejo tuzatangira ku muvumo wa mbere w'ubukene. Imana itugirire neza. Uzanyemerere usengane nanjye kandi ubane nanjye, nzi neza yuko Imana izatugirira neza. Abantu benshi bari mu butware bw'imivumo, ariko Imana irashoboye kandi Imana igira neza. Rero ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo tuzabane mu bihe byiza byo gusenga no gushaka mu maso y'Imana, kugira ngo Imana yo mu ijuru iturengere kandi idutabare. Rero mwene data, reka dusenge. Nimba dufatanije muri ibi bihe, nyemerera usharinge mwene so kugira ngo dufatanye gusenga. Uramutse ufite icyifuzo, ikibazo se, wakwandika muri komenti kugira ngo tubashe kumenya icyo umutima wawe ukeneye, tubashe gusengana nawe. Rero Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza. Uri data mwiza uhoraho ugira neza. Turagushima kuko uri umwami wacu kandi uri Imana itagira inzigo n'inzika. Ibyo by'inzigo n'inzika bigira imiryango twavuyemo, ariko kubw'amaraso ya Kristo twaravumuwe. Niko ijambo rye rivuga mu Bagalatiya 3:13 yuko Kristo yabambwe ku musaraba kugira ngo twebwe tubamburwe. Nyemerera rero muri aka kanya turashaka gusenga kubw'imbaraga z'imivumo. Uwiteka utugirire neza kandi tugirire ubuntu, uduture iyo mitwaro ituremereye kandi duture ibibazo twikoreye mu buzima bwacu. Ndagushimye rero ko ugiye kubana natwe kandi ko iki cyumweru uzadukiza ukatubohora. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwese kandi ndabakunda, ndabifuriza umugisha n'amahoro n'amahirwe muri ubu buzima turimo, kugira ngo tuzabashe kugerana mu ijuru. Imana ibahe umugisha.